that's when I decided ni ibi nzakora. Ayo mbere navuga ngo nzandika. Ayo mahugurwa ubwo yari nka yari amahugurwa ya festival yitwa Mashariki African Film Festival. At the time nibwo yagitangiye muri 2015. Numva natangiye gukora film yanjye ya mbere nifashije abashuti nanditsaga script. Umva kuva gukina ku yabandi kwigisha kwandika nanditse script mura n'abashuti icyo gihe nabo bakoraga udufilme duto. Akunda script yanjye tukajya tuyifilima buri uko babonye umwanya ngo tugafilima tukarekera tugategereza tugafilima tukarekera. Namaze amezi 8 filima short film yanjye ya mbere. Iyi minota ingahe ubu yasohotse 8 ariko no kuvuga umunota the first draft yari ifite nka 30 ariko amakosa n'ibiki ngaho sound yafashwe nabi n'iki ariko icyo gihe umuntu wigaga ukora yego. So hagati yo gufilma no kurekera hazi iyo festival cinema mu Rwanda ni uruganda rukiri ruto. Urumva abanyarwanda nibaza ko batangiye kwikorera filime zabo muri za 2. Wenda ashobora kuba hari umuntu ku giti cye wagiye uzikora muri 19 ariko gutangira ku bwinshi kwikorera filime zabo ku giti cyabo ari we wanditse ari igitekerezo cye ni muri za 2 kuzamura. Nizere ko umeze neza wowe dukurikiye rwose hano kuri The Bros. My name ni BABU JOE. Today nk'ibisanzwe mbafitiye kabisa umutumirwa udasanzwe akora muri cinema mu ruganda rwa cinema hano mu Rwanda. Tuza kuza kumenya urugendo rwe bikorwa yakoze ni mu film director yobora amafilme n'umwanditsi rwose akora no mu festival amwe namwe azwi cyane cyane hano mu Rwanda ya cinema. Akafasha no tuza kuza kumenya yavuze gusa nta gategura ibitaramo nagategura ibitaramo gusa tuza kuza kumubaza ibyo akora neza nk'umukurator wa events. Na wundi bamwita Ganza Moise. Welcome to the studio ya The Bros Interstars. Umeze fresh? Yes. Bimeze neza. The Bros, yeah man, this is The Bros Entertainment. Okay. Yeah, hano twese turi aba bros, right? Obviously. N'abakobwa muri iki gihe basigaye bitana ba bro, like yeah, that's bros. In the bro zone. Yeah, so welcome to the bro zone, bro. Thank you, man. Ndi tayari. None iriya nabonye ufite projects nyinshi actually you've been involved in as of late. Hari ako Kantu, yeah, which is a film ikinyarwanda ni ururimi rwiza rwacu. Hari urwenya yeah, hari ubuhanzi, hari no mu mivugire y'ikinyarwanda sinzi uryo nabyita cyane biriya bita ngo sarcasm, irony. Sinzi wenda byajya mu rwenya kidogo cyangwa ari n'urwenya rujimije bajya bivuga ngo uvuga mu buryo bujimije, you know. Yeah, so wabihuje gute muri the project? Okay, turaza nayo kwiganiraho kidogo, but as of now niyo the latest screening wakoze kuri Great Institute. We'll also dive into that, but byatangiriye tuje kuri background usubira inyuma tusubize ibihe nyuma. Film ya mbere ubwa mbere ufata camera cyangwa ubwa mbere ureba film niki cyakwinspirinze kuvuga ngo iyi niyo career ishaka gukurikiza? Okay, urumva nk'umwana wese warebaga filime zikagutwara ukaza gusanga amasaha yagiye urakubwira ajya kuryama ufite ishuri ejo. Yego, urumva urabikunda buri kanya wigeze ukubitwa se ntago uzi ya story yanjye nago nakubiswe kuko urumva nago nasohokaga cyane. Nazireberaga mu rugo kuri televiziyo Rwanda. Ahubwo tugeze kugura manyeto nibwo nagendaga ibirometero byinshi cyo batira cassette imwe ya Jack ukagenda ibirometero uri kwitekereza uri kugaruka kuri kwitekereza kazayisubiza. nigeze gutira cassette nanjye ari ya Jack man. Geze mu rugo dusanga ubukwe man kandi nanjye nayo muhaye ya Vandam narabaye byatari man ibyo byabyuka scamming so urumva ntabwo navuga ngo ni ibi nzakora ariko numvaga buri kanya ndi mwaho ngaho ni nko kujya mu yindi si nyine uri kugenda uri kureba abantu
ukaba wumva muri ako kanya muri iyo saha imwe nk'inshuti zawe acteur de bande ibyo byose ariko nakomeje nyine nzikunda nzireba ku buryo bukabije kurusha ubusanzwe kugeza naho utangira kwanariza gusesengura uti ahangaha abatubeshye hariya nibaza ko tugarutse kuri filime za Jackie nizo zabaga zifite behind the scenes uburyo kwa kundi amagambo ari kuzamuka akakwereka ukuntu byakozwe hariya habaga nko kukwibira mu ibanga ati dore ko tubikora noneho interest y'uburyo babikora ikagenda izaho haje ibiganiro ku mateleviziyo bikwereka ukuntu babikora ntabwo navuga ngo nzabikora natekereza ko nzandika muri secondaire nkandika inkuru n'ibiki ariko byaje guhura muri high school nerekanye filime y'abagenzi banjye bari bakoze mbona impact bigize ariya kuri lycée de Kigali nerekanye filime hari kera hazi imyaka myinshi mbona ukuntu abantu babikunze noneho ntabwo niyumvishaga ko byashoboka ko twabikora ariko kubona abantu mungana babikoze so navuze ko by the time I get out of high school I'll do something I thought that would be comic books ariko byageze aho ntibyakunda birangira comic books ajya ni bande dessinée twabita za nkuru zishushanyije rero ninjira muri cinema mu gukinira abandi abo ngabo bagenzi bacu bazikoraga wari umu actor noneho ariko ntago I've done some acting ariko ntago nkunda kubishyira imbere ati I'm an actor because ni ikintu nubaha cyane kandi ngewe range yanjye nzayigarukira rero ndi umwacteur wo ku ruhande ntago ndiwe nzi so ukorana nabo uzi no kubayobora maybe ariko navuga ko kubikunda byatangiye mbibona turi kuri set n'abagenzi bacu tungana twese rurungano muvuye muri secondaire muri gukora filime action mukirirwa twamaze année blanche yose turi gukora iyo filime itarasohotse ariko aho ngaho nakuye ubumenyi bwo kubona ukuntu ibintu bikorwa no kugenda gushakisha tutorials and everything and byarangiye nyine nanjye mvuze ko nzayikora inkozi ya mbere nkajya no mu mahugurwa decision yabaye umwaka ukurikiyeho mbonye ninjiye mu isi yabyo hari n'abantu bari kukwigisha bakakubwira turabishoboye komeza that's when I decided ni ibi nzakora ayo mbere navuga ngo nzandika ayo mahugurwa ubwo yari amahugurwa ya festival yitwa Mashariki African Film Festival at the time nibwo yari yitangiye muri 2015 numva natangiye gukora filime yanjye ya mbere nifashije abashuti nanditse script umva kuva gukina ku y'abandi kwigisha kwandika nanditse script mpura n'abashuti icyo gihe nabo bakoraga udufilime duto bakunda script yanjye tukajya tuyifilima buri uko babonye umwanya ngo tugafilima tukarekera tugategereza tugafilima tukarekera namaze amezi 8 filima short film yanjye ya mbere iyi minota ingahe ubu yasohotse ifite inota 8 ariko ni ukuvuga umunota the first draft yari ifite nka 30 ariko amakosa n'ibiki ngaho sound yafashwe nabi n'iki ariko icyo gihe umuntu wigaga ukora yego so hagati yo gufilma no kurekera hazi iyo festival ba releasing a call for application then hanga script ya kabiri they selected me bagiye mahugurwa mera nk'amaso afungutse nyine ubona abafilmmaker bavuye muri Afrika y'Epfo bavuye mu Suisse bavuye bose baje bari kubigisha for like 5 days karangira muri iyo minsi tano umuntu akoze film and script yanjye barayifashe nkora film bitana na presenta muri iyo festival kurangira that was like kabisa fast big break nta handi nzajya nyine naho so since 2015 rero I've been doing this umaze gukora nka zingahe kuva ko ari nyinshi gereranyije gukora rero biterwa nakoze kuza abandi izanjye cyeka ni umbajije izanjye as a director izawe maybe they are not less than 8 hari n'izindi ntabara kuko nazigera nzerekana kubera ukuntu ziri mu bikari no ari
zo nakoze nyitangira ntajya mbara because of how bad they were kuko nyine wari ugitangira wari uri kwiga but I would say 8 short films give or take 8 nice none ubwo tujye muri ako uretse tutarajya muri ako kantu film wari uri kuvuga range ya y'aba actors mu Rwanda se ubona amafilme dukora kuko drama sibyo ari ama love stories abonye ari n'abari gukora action films you know so ndi kugerageza kureba ama genre range ihari muri filmmaking. What's your take on it mu Rwanda? In our local scene. Local scene rero nkeka ko nyinshi tubona bakora iby'abantu bamenyereye bakunda, that would be dramas, love stories, but ni nka form of filmmaking imeze nka realism, ibintu bimeze nk'ubuzima busanzwe, ni nko gukina ibimeze nk'ubuzima busanzwe twirirwamo, wenda bagatwisting utuntu bagakabya utuntu, urumva. So cyane cyane ko ari biba byegereye realism, ni usanga genres usually comedy dramas, sometimes melodrama as well. Ntago bikunze cyane kugaragara gukorwa like horrors. Abantu barazikora, hari abantu bazikora, hari abantu bakora ama short film y'ama horror, bari kugerageza genre, ariko ibyo rubanda twese tuzi byinshi ni bya bindi tusa nkaho tumenyereye, ibisekeje, ibibabaje, iby'urukundo, ibimeze nk'ubuzima busanzwe kwirirwamo, and mostly comedies z'ama situation tubamo buri munsi. So but there is more range nuko ibyo tuzi cyane cyane the series, TV series, web series, they are in the business of serving the audience. Nukure ibintu abantu bakunda nibi abari byo tubaye. Exactly. Nta kuvuga ngo reka tujyagize kuko nyine n'abagerageza ushobora kuba ari bake kuko bisaba ko abantu babimenyera, like ko nk'iyo bigerageza abanyarwanda bahita baba excited. It's my first time seeing Rwandan horror, Rwandan this, Rwandan that, ko bitari as tutabimenyereye cyane. Nicyo gihe abo bagenzi banyu bakora iyo action film, it was unprecedented reactions zabaga film ya action y'abaderwa nabo bakubitana ingumi zanyazo n'amasasu urumva nyine ni ibintu tutaba tumenyereye cyane. Birahari, simvuze ko bidahari, ariko urebye iby'abantu bose nk'ubu ugiye mu cyaro cyangwa ukarya umuntu wese umufasha umumotari ukamuhagarika muri film zinizi yakubwira izo ngizo ndi kuvuga. Nizo zizwi n'abantu benshi na rubanda nyamwinshi. Ariko hari nje buriya naje kumenya ko mu Rwanda hari filme nyinshi zagiye zikorwa, ariko inkeya nizo zagaragaye. Ko zimwe apparently ngo bazijyana ama festival, kandi iyo festival ugasanga abanyarwanda bariyo, wenda ni umuntu wakoze iyo filme cyangwa abo bahuriye bari guhatana, cyangwa n'aba diaspora bake batuye aho ngaho babimenye, and movie karangirira aho ngaho for years. Ugasanga umuntu maybe na platform dufite z'ama TVs ntago zakiriye range nini cyane y'amafilme. So nk'umufilmmaker, iyo nzira ya festival kuki abantu benshi bakunda kuyinyuramo, cyane cyane abashaka gukora ibintu bitari ibyo wari uvuze, bitamenyerewe cyane, like comedy, drama, love stories. Nge navuga ko ari ukubera ibintu, impamvu ebyiri. Hari audience iri global isanzwe imenyereye film culture, ukuvuga ngo niba ari festival imaze imyaka 60 iba mu mujyi runaka cyangwa undi mujyi, abantu babo bamenyereye umuco wa film. Ukuvuga ngo nubaho ikintu batamenyereye nubwo batarabo mu Rwanda, they will understand the film by embracing. Kandi nyine umva ni nk'umuco, festivals ni nk'umuco ubwawo wo guhura n'amafilme menshi ahantu hamwe aturutse ahantu hatandukanye, bagahura bakayacelebratinga. So nta muntu utakwifuza, ni nko kujya kunywera byeri mu kabari.
buriye kurusha kwinywera mu rugo kwinywera mu rugo cyangwa mu rusengero kuko abantu bazikunda n'abatazikunda ariko mu kabari murabizi mwese hariya ariko urumva ni n'umuco nyine nawe ubwawe ni nka exposure nini ku rwego rurenze urumva niba ndi umunyarwanda nkakora film ikagenda ahantu hahurira abantu 3,000 5,000 ni ishema kuri njyewe ntawe utakwifuza kuba celebrated kuri urwo rwego ariko nyine ubwo urumva abantu bamaze imyaka bareba film no kuvuga ngo ni nk'umusanzu wawe to the film ecosystem ni nk'umusanzu wawe kuri filime zihari zikorwa buri munsi ku isi yose numva ko ariyo mpamvu abantu bajyayo kuba recognized no kwagura ku rwego yabutse ari ikintu nkora research ku bintu bijyanye na film ari ikintu ngo apparently yusohotse mu Rwanda ukajya international ari ikintu abantu bose bazwi nako baziho u Rwanda yitwa ngo 3G the 3G ngo harimo gorillas ingagi harimo girls beautiful girls abizi kabisa abakobwa bo mu Rwanda ni beza harimo na stories zijyanye na the genocide against the Tutsi so izo ngizo ngo nizo urebye filme zose zavuye mu Rwanda zagiye in big festivals abantu bo kuri za Netflix pitch warabumva buri munsi kuri different platforms ziba hanze usanga ngo ari the 3G if it's a Rwandan filmmaker cyangwa story ubwo iri muri izo 3G so one question wowe urabyumva gute urabyemera cyangwa icyakabiri if it's true niki twakora kugira ngo twivane muri iyo comfort zone yo guhora turi muri nazo story nazo ni nziza ntacyo zitwaye ariko ikibazo ni uko nizo zonyine tuba dushaka gusohora navuga ko ntabyemera that's a good one izo nyinshi urumva sinema mu Rwanda ni uruganda rukiri ruto urumva abanyarwanda nibaza ko batangiye kwikorera filime zabo muri za 2000 wenda ashobora kuba hari umuntu ku giti cye wagiye uzikora muri 1990 ariko gutangira ku bwinshi kwikorera filime zabo ku giti cyabo ari we wanditse ari igitekerezo cye ni muri za 2000 kuzamura rero filime za mbere zaje hano zijya hanze zabaga ari abazungu baje kuzikora Hollywood production French production baza kuko hano haba genocide bakaza bagakora inkuru ngihita igenda akaba ari cyo abantu batazi u Rwanda bahita barumenyeraho so iyo stereotype yari iriho kuko nizo filime babonaga icyo gihe urumva na n'ubu nyine niyo big company ifashe ikagaruka ikabikora umuntu ubitekereza gutyo u Rwanda ntiyabura gukomeza kubibona ariko ngewe impamvu mbihakana nuko nzi filime nyinshi zakozwe mu myaka tuvuge from 2015 up to now z'abanyarwanda batandukanye abahungu abakobwa abakuru abato kuri filime 10 zivuga directly story iri ivuga kuri genocide avuga kari nk'ebyiri kabisa hari ni filime ziri modern about the life we live today ariko urumva genocide is a ni ikintu kirenze kumva ko umuntu urumva it's always gonna be in the background ko n'ubuzima tubayemo uyu munsi hari ukuntu affecta there is a way we live because it happened ariko nanone kuri yo I disagree ko ari no kuvuga ngo kuri iyo point waruvuze ari no kuvuga ngo story ushobora kuyivuga mu buryo butandukanye because there's wa mugani wawe if we are speaking about making a movie about the genocide against the Tutsi ariko tukareba angle ya generation y'ubu ngubu post trauma how it got passed on yo batari bahari but they still feel it you know nk'iyo ni angle I'm not sure if it's being done maybe but is that a film about the genocide nicho ndi kujageza it is but it is because speaking about kuganira kuri yo trauma that was passed on yavuye ya trauma how does it work iki kandi ubundi science yanabikwereka buri abana nari ndi kubisomeje ubundi abana impinja buri nabonye video bafashe
impinja nk'umunani bazishira mu cyumba kirimo inzoka bro buje ntabwo washiramo abo zirimo inzoka zata ariko impinja zonyine ababyeyi badahari no it was a test bashaka gukora experiment ko abana ntabwo bazi inzoka ngiranja n'iki bashaka kumenya ese baraza kuza gutinya cyangwa se ntibatinya so ababyeyi bo bari kwirebera ku ruhande ariko baje kuza kukwerekana abana nta kintu byari batwara bari gukina bamwe bazikoraho zigenda ariko iyo umubyeyi ari aho ngaho akagira ubwoba umwana ahita I will downloading so nuzu ufite ara downloading agakura ayifite so it works so nje ni kuvuga just perspective and angles yego twashobora kuvuga ku bakobwa beza but what are you talking about that girl nimba uvuze ukuntu umukobwa ari mwiza afite nyashi nawe ukaza ukavuga nyashi n'uyu akavuga nyashi n'uyu akavuga nyashi n'uyu akavuga so jya kase bro yego bafite nyashi ariko se bro byose ni nyashi bro so ikintu navuga nuko let it be clear bivuga nuko nashaka kuvuga ko there are broad subjects that Rwandan speak about in films even even when we speak about that subject it biva from a personal experience cyangwa a very close perspective ku buryo story ibifite ubundi buryo ibivuzwe and it's not looking down or like hari uburyo umuntu aba yayitreatinze bivuga ngo na stories za genocide zikozwe n'abanyarwanda bazi u Rwanda uko rumeze they always come differently so to that note yes they are still it's something that will still be made films about even after we are here because it affected our lives and still affect our lives today gusa iyo perspective nyifata nko yo kuvuga ngo ni 3Gs gorillas nyifata nyine nk'umuntu aheza aba yararebye filime za Hollywood cyane cyangwa se ari umuntu yumva ngo nibyo bavuga gusa ngo bararambiranye which is a very it's a very negative way of thinking kuko umuntu wabivuze ni umu investor uba hanze washaka kuba muri Amerika to be specific washaka kuinvestinga mu Rwanda ariko ari kuvuga ndashaka ibintu bishashye ndashaka ubuzima ubanyarwanda babayeho muri iki gihe akavuga ngo mundinde 3G ndamubaza 3G ni iki uko that's how I got to know that uko nabo nicyo bashaka barashaka bring me something new ni byiza ko babishaka cause they are the ones who produced most of those films before so filime ziri gukorwa harizo the experience of the diaspora coming back home there is existential problems thinking about coming of age umuntu uri kuva mu bugimbi cyangwa bujyamo divorce gender based violence there's so many subjects that are being talked about or even just mundane subjects like childhood memories ibintu nk'ibyo same thing with akokan very mundane things zitari na zafite aho zihuriye zitari always serious so serious niziri serious nazo zirahari it does not mean those 3Gs but nubwo utwinjijemo muri ako kantu you did a very good one jewe rimwe nari turi kunyura ahantu ndi kuri moto and hari habaye accident kandi abanyarwanda bise turashungera byatane twe turi kugenda kandi nayo ifite gahunda yihutirwa cyane mu motari tubona abantu benshi bari gushungera ubwo turahagaze ntatwe ko turi abanyarwanda of course twese tugenda tujya gushungera aho ngaho bahagaze nangira kubaza uri kwibaza vuga se byagenze gutera so aho ngaho muri ako kanya ahita haza undi mugabo abaravuze nose byagenze gute kandi buriya ntiyabura umuntu ubaza there types of people ntiyabura umuntu ubaza muri iyo scenario umuntu wanga kumusubiza wari uhari wabibonye ariko for some reason they just don't wanna hari unuvuga ibyo atabonye so ubwo ngubwo the guy ababizi ntabwo babasha kuvuga ibintu byabaye abatabizi nibo bakubwira ikamyo Dave yariya ngo nje nayirebaga rwose ngo n'umumotari ngo yakase ngo abamotari bazatwica so this dude just comes up is like don't say habaye iki and then umuntu wari uhagaze next to us ahita mubya
urabaza amenyo y'inkoko kandi ureba umunwa ese Wayo na amaraso. Oya no ni sauce tomate. Wow. You know, so and he had like iboro bitango ibikuta cyangwa se he was using sarcasm. Like why are you asking the obvious? So ariko bikora mu Kinyarwanda and I got caught of that jengu mu comedy birasetsa. I was like okay ndabone iboro and wowe muri ako kantu nongeye kubona amakanu kameze ako kantu wowe nakabonye muri ako kantu because the topic of saying Kinyarwanda uburyo dusanzwe twifitemo na sarcasm, irony, ariko se wowe uri kwibaza ese dushobora gukoresha ibihangano byacu kugira ngo bibigaragaze cyangwa mu tunabikoze byagera muri rwego. So how did ako kantu come about? Okay, ako kantu ni story ndende ariko to be short twashaka gukora serie ya sitcom, not sitcom nkuko abantu babitekereza, serie irimo ama situation atandukanye, situational comedies and varia muri style za comedy, sometimes absurd, sometimes just plain funny things ziba yego. Rero ni nkuko ako kantu yaje ari episode itarakozwe, nkomeza nyikoraho nibaza icyo gitekerezo kiryoshye ariko kiri absurd, nuvuga ngo kitari hafi ya reality tubona nyine, hari ibintu gicurika muri reality dusanzwe tuzimo just to make fun of something. Undi abyita satire ariko sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda. Vuze gusesereza byakumvikana ukundi ariko nuko nguko episode nakomeje nyikoraho nibaza se iki kintu nagikora abantu bagikunda, nkomeza nyikoraho kugeza igihe hazi amahirwe yo kubigerageza, haza gafan grant nyuma y'imyaka mbitekerezaho bitekerezo nyikora haje kuvamo film ako kantu. Gusa icyo gitekerezo cyo kwibaza uburyo sarcasm, irony ko ndabizi ko abanyarwanda dusekeje nk'icyo kintu, hari abantu ba buri munsi babasekeje n'ubyo tuvuga hari uburyo twifitemo gusetsa, yaba mu bishekeje yaba mu bibabaje, hari uburyo imvugo nyine humor turayimasteringa kabisa, nta n'imbaraga dushyizemo. Ariko nibazaga niba muri filime guseka kandi twifitemo humor buriya rero ushaka kubona tudakunda guseka kuko nyine level ya humor ntabwo dupfa gusetswa n'ibintu cyangwa comedy birakomeye cyane. Niyo mpamvu na comedy bahita byenda gusetsa no kuvuga wenda kudusetsa ariko na so urumva anyways nyine natekereza nibazaga niba ko hari forme za comedy tumenyereye hanze ziba bakuzanira igisituation kitabaho mu buzima kidashoboka ariko bishekeje kubera ko kidashoboka kifashe nk'ikiri serie, si iyo situation cyangwa filime bifashe nk'abari serie urumva maze ugakomeza useka kuko ibyo bintu bizi ko bitabaho. No muri comedy y'umuntu aguye black hari ziba zimeze gutyo, ariko nyine nibazaga niba muri filime twabikora ko tumenyereye the situational comedy, nyine umuntu akwetse situation zisekeje abantu bajya bisangamo and then akakomeza akayikuramo jokes, ugakomeza useka nkeka ko arizo tumenyereye cyane, ibintu dusanzwe tumenyereye bakagushyira muri situation ugaseka, ariko ibisekeje bikaba ari uko exagera, akabifata ku rundi rwego bakabikabiriza na comedy yo kuri Instagram na YouTube n'abandi bose ba nyaxo bande, urabona ko bara comedy nyine iva mu exagera mu gufata situation akajyana ku rindi level. So rero nanjye nibazaga niba yijya y'ibyo wazana ikintu kidashoboka kitabaho kidasanzwe, situation improbable, impossible, ukayigira normal, ukayigira umunsi usanzwe. Rero ni muri icyo nashaka kugerageza. That's beautiful rwose ku buryo wahuje izo absurdities bitagakwiye kuba biri kumwe cyangwa guhura tutatekereza tukabona bizanye no nubaye na serie muri byo. So story yako kantu yo ni yihe, like story yako kantu ni
umu YouTuber uri gukurikira umujura mbese nk'umunsi nka day in the life interview bakundi dukurikira ngo abastari ngo umunsi w'umustar umunsi w'umujura kuri Severant mbese ari kuba amubaza ubuzima bwe kuki adafite umukunzi. Yeah, very interesting very interesting. Ubwo aba actors nakoresheje aba acteurs babiri n'umu extra umwe. Aba acteurs harimo Mandali ni umu acteur mwiza cyane asanzwe akina muri théâtre ma pièce de théâtre cyane muri Filime muramuzi. Hari n'undi witwa Sam Nibeshya ntabwo abantu bamuzi cyane ariko asanzwe akina. Yagerageje yagize stint on YouTube a little bit ariko hari n'ama short film yakinyemo yagiye muri festival. Undi baramuzi ni Speransia wo muri Seburikoko akinamo as a extra. Akoresheje cast nziza cyane rwose. That's very nice. Goethe Institute niyo byageze gute they gave a grant bashyigikiye umushinga wa film bagwamagaye ngo gushigikiye film cyangwa was it like basohoye call for application to applying turi abantu benshi umushinga umwe mu yafashwe then nawukora ubu filime iri gusozwa turi gupanga aho tuzaye nyuma ya screening imwe yabaye tupanga ibyo tuzayimurika abantu bose. Aho ni fresh cyane. None se umwaka warangiye actually nizere kumeze neza muri ibi bihe bya kibazo ufite kabisa festive season twishimyemo. 2025 BPS witeguye gute? Uri kubona iki what's next nyuma yako kantu cyangwa ako kantu? Nyuma yako kantu of course no kugerageza kureba ko kajya muri festival no mu bantu muri rusange no kugerageza gukora indi filme this time iri more ambitious and nini in terms of minutes film and end. So man, thank you. A word for advice to the young filmmaker ushaka nawe kuza muri nuza mu gihe turi gusoza ambwira icyo ushaka kwinjira mu Rwanda rwa sinema ushaka kuyobora film one day. Namubwira nk'ibyo Nike vuga just do it we bikore tu. Sasa man, thank you for coming here. Reka tuze turebe agatiza gato kako kantu yari Ganza Moise nanje BABU JOE here for you. Comments, subscribe, follow, like, share, comment. I don't need the bros entertainment. See you on the next one.